Nibyo koko birababaza cyane kubona uri mukundanye n'umuntu mu rukundo, uri kumwe n'umuntu mu rukundo, ariko urwo rukundo ukabona ni rwiza cyane, ukabona nta kintu rutwaye pe, ariko uru rukundo nta hantu ruzabasitsa, ruzarangira muri I love you gusa. Uru rukundo ruzarangira muri sharishusho gusa, nta mariage, nta gitekerezo cy'ubukwe, nta hantu ruzabasitsa, hamwe twese tuba twifuza gushyika, hamwe abakundana bose baba bifuza gushyika. Birababaza cyane inshuti yanjye, birababaza kuba ukundanye n'umuntu ukamuhereza ibyawe byose, ukameza umutima wawe wose, ukamwiyegurira ku buryo nawe wumva yuko wamwihaye wese, umuteze nk'umusaruro w'ahazaza, ariko uyu musaruro ntumubonemo. Uyu musaruro nta gahunda pe muri we afite, bitewe n'uko twebwe abantu biragoye kumenya ibyo dutekereza, kuko ibanga rikomeye Imana yaduhishe ni ukureba mu mutima w'umuntu, ariko Imana y'amahoro yicaye mu gihugu cy'abera irebamo ikamenya ibyo dutekereza n'ibyo twibwira. Rero nk'uko muri video y'ubushize nababwiye ibimenyetso Imana ikwereka mu rukundo ukamenya uko umuntu muzabana, niko n'iyi ngiyi nje kubwira ibimenyetso Imana ubwayo nanone ikwereka mu rukundo ukamenya neza yuko nubwo uwo muntu murimo mukundana, ariko nta gahunda yo kubana ihari, nta gahunda y'ubukwe, nta gahunda yuko azakugira umugore, nta gahunda yuko uzaba umugore wiwe cyangwa se ukaba umutware wiwe, nta gahunda ihari. Rero iyi video rero inje kukubwira ibimenyetso bitanu byose simusiga Imana ikwereka muri urwo rukundo ukamenya neza yuko nta gahunda nshuti yanjye. Unyumve neza hano hantu, nta kuntu nje guteranya mu rukundo rwawe n'uwo muntu, ahubwo nje kugira ngo ukure mu rujijo, usobanukirwe, umenye ko ugomba kwitwara, kuko igihe kirahenda kandi gutakaza igihe ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu kitajya kigaruka mu buzima. Rero ndagira ngo numara kumva iyi video usobanukirwe, umenye uko ugomba kwitwara muri urwo rukundo. Mbibutse neza yuko zino video tuzibakorera twifashishije ibitabo bigiye bitandukanye kugira ngo tubashyitse video z'umwimerere, harimo icyitwa True Love, icyitwa Jesus is India, ndetse n'ibindi bitabo bigiye bitandukanye, ndetse n'ibibazo tugenda tubabariza hirya no hino ku bafite ubuhanga muri ibyo ngibyo, kugira ngo tubakorere video z'umwimerere kandi zifite ireme. Iyi video rero ngiye kubabwira nshuti yanjye niza kugufasha ubuka kwirayikinga, wandike no muri comment, wandike mu ijambo ngo nayikunze, hanyuma utubwiye n'ikindi kintu twaza gukorera muri video y'ubutaha. Kora subscribe rero ufungure n'inzogera kugira ngo video yose tunyujijeho ntikazajye gucika, ujye uyibona mu bambere. Nge mugiye kubana kuri mikoro nitwa Niyo Kwizerwa Eric, mbahaye ikaze. Nkuko mubizi rero nako tutabasha gutinda, mureke tujye mu cyatuzanye. Urukundo ni ikintu Imana yishimira cyane, kuko ni narwo rwatumye itanga umwana wayo kugira ngo aze acungure abari mu isi. Bityo rero urukundo Imana iruhereza agaciro cyane. Rero nta kuntu igibasha kwanga abantu bakundanye mu by'ukuri urukundo rw'ukuri, ariko nanone nta kuntu igibasha kwemerera abantu bakundanye urukundo cyangwa se arimo umuryaryo undi urukundo nakita rw'ikinyoma rudafite aho ruzashyika. Imana ikoresha uko ishoboye kugira ngo ikwereke amahitamo yawe nubwo wayagize, ariko ikwereke yuko ayo mahitamo yawe nta kintu azashyikaho. Igerageza kubyereka binyuze mu bimenyetso bigiye bitandukanye. Ikimenyetso cya mbere Imana ikunze gukoresha muri relationship yanyu ibereka yuko urwo rukundo nubwo murimo mukundanye ariko nta hantu ruzagera, ni ikimenyetso kivuga ngo umubano wanyu unanirwa kugendera ku mahame y'Imana. Iyo umubano wanyu udashingiye ku rukundo rw'ukuri, ukwizerana no kuba Imana, ushobora kuba ikimenyetso cy'uko mudahuye cyangwa se mudahuje. Imana ibikwereka gutyo. Niba umwe muri mwebwe ashishikariza undi gukora ibihabanye n'amahame y'Imana cyangwa se n'iby'Imana ishaka, icyo ngicyo ni ikimenyetso simusiga Imana ibikwereka yuko nubwo uwo muntu muri kumwe ariko ntabwo muzabana. Bigusaba gutekereza cyane, ndetse ugatekereza kabiri kuri uwo muntu muri kumwe, ukamugiraho amakenga, kuko iki kimenyetso Imana ikunze kucyereka abantu bari mu rukundo kugira ngo ibakure mu rujijo. Ikimenyetso cya kabiri Imana ikunze kwerekana mu rukundo, iyo uri kumwe n'uwo muntu mu rukundo cyangwa se bamufiyansanya, iteka n'iteka wumva nta mahoro mu mutima wawe ufite mu mutima wawe,
urugero ukumva nta guhuza mufite muri mwebwe, ukumva mu by'ukuri mufitanye ikintu cy'igishyika cy'ubwoba ukuntu kandi mu by'ukuri murimo mukundana, ukumva mu by'ukuri muri wowe urumva nta guhamanya n'umutima wawe ko uwo muntu mu by'ukuri azakubera umutware cyangwa se azakubera umudamu, ukumva muri wowe nta guhamanya n'umutima wawe. Menya neza yuko Imana iri gukorana n'amarangamutima yawe kugira ngo ikwereke yuko ayo mahitamo wagize mu by'ukuri uwo muntu atari uwawe nk'uko ubishaka wowe cyangwa se nk'uko ubyifuza. Imana rero ikunze guha amahoro ikintu cyose cyerekeranye no gushaka kwayo ibyo ishaka. Niba igihe cyose wumva muri wowe nta mahoro ufite, ukumva uhagaritse umutima cyangwa ukabura ibyishimo by'ukuri muri uwo mubano, ni ingenzi kwibaza niba uri mu nzira Imana yaguteguriye. Ahangaha ukwiye gushyiraho akadomo kavuga ese igihe cyose ko numva uyu muntu numva mufiteho amakenga, uyu muntu numva nta mahoro, uyu muntu numva nta byishimo mufiteho, ese uyu muntu ukwiye gutekerezaho ngo kuko Imana ikunze gukorana n'abantu cyangwa se igakorana n'imitima yabo kugira ngo ibereke yuko uwo muntu cyangwa se urukundo barimo cyangwa amahitamo bagize, ayo mahitamo Imana yashyigikiye. Rero nshuti yanjye ujye utekereza kabiri, wibuke neza kuko igihe kirahenda. Icyo ngicyo ari ikimenyetso cya kabiri. Reka tujye ku kimenyetso cya gatatu. Ikimenyetso cya gatatu cyo kiragira kiti kutumva kimwe ibitekerezo by'ingenzi mu mubano wanyu. Ahangaha ni hahandi usanga umukunzi wawe cyangwa se uwo mubanye mu rukundo mutaganira ku bintu by'ingenzi by'igihe kirekire n'ingenzi ku bitekerezo bihuriye ku buzima bwo kwizera, intego z'ahazaza hanyu no ku muryango. Ukabona uramubwira uti ngo ese mukunzi wanjye urukundo rwacu rufitiye intego, urukundo rwacu ahazaza hacu nahahe, ariko kumva mu by'ukuri muri we ntahafite, nukumva nyine ati tuzajya tubireba cyangwa se akagweza ibisobanuro bidafatika cyangwa se bitumvikana. Ujye umenya neza yuko uyu muntu nubwo bimeze gutyo, nshuti yanjye, Imana irimo irakorana nawe mu mitekerereze yawe, mu myumvire yawe kugira ngo ikwereke yuko uyu muntu nubwo bimeze gutya nta kubana guhari, amahitamo wagize ntabwo Imana iyashyigikiye. Nk'uko tubihamirizwa n'abahanga mu bya Bibiliya cyangwa se abahanga mu by'Imana, abatubwira neza yuko urukundo Imana yishimira cyangwa se urukundo Imana ibayemo ruba rufite intego cyangwa se ruba rufite ahazaza hashingiwe mu kwizera Imana, ahazaza hashingiwe mu kubaha Imana. Ikindi cya kabiri, ruba ruhuje umwuka umwe, urwo rukundo Imana nibwo ruba yishimira. Ariko mu gihe ibingibi bidahari, uru rukundo abahanga bavuga neza yuko uru rukundo Imana ntabwo irwishimira habe namba, nta ntego cyangwa se nta tageti iba rufiteho habe namba. Rero nshuti yanjye, ukwiye kumenya ndetse ukasobanukirwa, ugakomeza kwita ku byo Imana iba igenda ikwereka muri urwo rukundo cyangwa se ibyo Imana igenda ikongorera mu mutima muri urwo rukundo, kugira ngo utazagwa mu ruzi rw'ita ikiziba wibwira yuko wenda wayoborwa n'amarangamutima ukumva nyine nta kibazo, amarangamutima akakuyobora. Ariko burya nk'uko birivuga neza yuko umugore mwiza atangwa n'Imana, niko n'umugabo mwiza atangwa n'Imana. Rero nshuti yanjye, ujye wemera kuyoborwa n'Imana muri byose, ndetse no mu urwo rukundo rwanyu urushyiremo Imana kugira ngo Imana ijye ibasha kuguhitiramo ibyiza, kuko nta na rimwe Imana ihitiramo umuntu ibibi cyane cyangwa se ibibi, ahubwo imuhitiramo ibyiza kugira ngo abashe kuzabaho ubuzima bw'amahoro nk'uko yo ibishaka. Rero nshuti yanjye, wikwihutira kuyoborwa n'amarangamutima, ahubwo kora ibintu Imana igizemo uruhare. Icyo ngicyo ari ikimenyetso cya gatatu. Tujya ku kimenyetso cya kane. Ikimenyetso cya kane kigira kiti, ukitondeye nshuti yanjye, kino kimenyetso cyo kirakomeye. Kiragira kiti, iyo imikorere y'uwo muntu igaragaza ibimenyetso by'ubwirasi, ubugome cyangwa se kutaba inyangamugayo. Nari mvuze ngo iyo imikorere y'uwo muntu muri kumwe mu rukundo igaragaza bino bimenyetso bikurikira, cyangwa se iyo uwo muntu agaragaza ibi bimenyetso bikurikira: ikimenyetso cya mbere ubwirasi, icya kabiri ubugome, icya gatatu kutaba inyangamugayo. Umenye neza yuko kino ni ikimenyetso simusiga Imana iri kukwereka nk'urwo rukundo rwanyu yuko nta hantu ruzagera. Nshuti yanjye, Imana igushaka cyangwa se ishaka kuba mu mubano ugufasha gukura cyangwa se gutera imbere mu buryo bugiye butandukanye, mu buryo bw'imitekerereze cyangwa se kugufasha mu kuba umugisha wawe.
Niba rero uwo muntu muri kumwe akwereka ibi bimenyetso byo kuba umuntu utazaba inyangamugayo, utavugisha ukuri, cyangwa se uguca intege mu buzima bwawe bw'umwuka cyangwa se mu buzima bwawe busanzwe, ushobora gusabwa gushyiraho full stop cyangwa se icyitonderwa kuri runo rukundo rwanyu murimo mufitanye. Kuko nshuti yanjye, Imana iba ishaka yuko uhura n'umuntu ugufasha gushyika ku byo yoho igushakamo, ku byo yo yakugambiriyeho. Rero Imana iyo ibona yuko uwo muntu uje mu rukundo, mbibutse neza yuko umuntu wese iyo avutse Imana ibimufiteho umugambi, kandi uwo mugambi cyangwa se bifite plan yuko azabaho ndetse n'ibyimushakamo. Rero iyo uhuye n'umuntu mu rukundo rwanyu cyangwa se muri relationship yanyu, Imana ikabona yuko uwo muntu nta hantu azakugeza, nta hantu azagufasha cyangwa se nta bintu azakugezaho, ntazagufasha gushyika ku byo Imana yamukuremeye wowe, ntazagufasha gushyika ku byo Imana yatumye igushyira ku isi, nta kuntu azaba umufatanyabikorwa nawe. Niza yuko abantu muri kunyumva neza. Icyo gihe Imana ibasha gutuma cyangwa se ibasha kukwereka ibimenyetso bikwereka yuko uwo muntu urukundo rwanyu utarwishimiye, kuko urukundo ni ikintu Imana yubaha. Kuko iyo urukundo rukunzwe neza cyangwa se ubaye mu rukundo rw'ukuri, atari rwa rundi nkuru nguru ndimo ngenda mabwira, urukundo rw'ukuri ni urukundo nyine ruzaba rumwe cyangwa se ruzatuma ubumwe n'uwo muntu mukazabana. Rero Imana irimo ikwereka iki kimenyetso, ikakwereka ko uyu muntu nubwo murimo mukundana ntabwo ari inyangamugayo, nta kuntu azagufasha gukura. Icyo gihe ujye umenya neza yuko uru rukundo Imana itaruhaye umugisha rwose, ujye umenya neza yuko uru rukundo Imana itarurimo. Ni byiza rero gukundana n'umuntu uzagufasha gushyika ku byo Imana yagusezeranyije, azagufasha gushyika ku byo Imana yakuremeye. Ni byiza gukundana n'umuntu azagufasha kuba wowe uwa nyawe. Ni byiza gukundana n'umuntu uzagufasha kuba wowe ukure. Ni byiza gukundana n'umuntu rero Imana yishimira, kuko uwo muntu Imana iba yishimiye, ibibona neza yuko byange bikunde azagufasha gukura, azagufasha gushyika ku byo yagusezeranyije, azagufasha gushyika ku byo Imana yakuremeye mu by'ukuri uzakora hano ku isi. Rero iyo ubona iki kimenyetso, ntukayijujutire Imana cyangwa uyirenganye, ahubwo ibiri kubona yuko nyine uwo muntu ntazagushyitsa, ntabwo ari inyangamugayo, ntavugisha ukuri, ni ibintu byinshi cyane bimurimo. Rero Imana ibishaka kukwereka yuko uyu muntu nta hantu azagushyitsa mu by'ukuri. Menya neza rero ko kino kimenyetso simusiga Imana kukwereka yuko uru rukundo rwanyu Imana nta mugisha rurimo pe, nta mugisha rurimo, nta kuntu Imana yemeye yuko muzabana, kuko itari kubona yuko azagufasha gukura gushyitsa ku byo Imana ubwayo ishaka. Rero inshuti yanjye, menya neza ukuntu ugomba gutwara urwo rukundo, cyangwa se urugenzura urebe nimba kino kintu mvuze kitarimo. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nta na rimwe Imana izigera yoshya umuntu. Igihe cyose Imana ihereza umuntu cyangwa se imuhereza inzira ya nyayo, imwemerera kugendera mu nzira, kuko ibibona yuko nta nzitizi zirimo, imwemerera gukomezanya n'umuntu cyangwa se kugendana n'umuntu, kubona n'umuntu mu rukundo, kuko ibibona yuko nta nzitizi rero zirimo. Rero inshuti yanjye, itegereze muri urwo rukundo rwanyu, urebe neza yuko uyu muntu ari kugufasha kuzashyika ku byo Imana yagusezeranye cyangwa se ku cyo Imana yakuremeye, mbega nyine ari kugufasha kuzashyika ku ndoto zawe cyangwa se ku byo Imana yagushyiriyeho ku isi. Icyo ngicyo ari ikimenyetso cya 4. Reka tujye ku kimenyetso cya 5, kikwereka yuko uwo muntu muri kumwe nubwo murimo mukundanye ariko nta kubana guhari, ntabwo azakubera umutware cyangwa se akubere umudamu. Reka rero tujye ku kimenyetso cya 5, ari nacyo cya nyuma. Ikimenyetso cya 5 ukitondere inshuti yanjye, ndabizi gikunze kugusha benshi. Ikimenyetso cya 5 ni abantu b'ingenzi ku buzima bwawe Imana ikunze gukoresha, cyane cyane baza bavuga kuri uwo mubano wanyu. Nyumva neza hano hantu, ni abantu b'ingenzi Imana ikunze gukoresha muri uwo mubano wanyu, cyangwa se baza bakuganiriza kuri uwo mubano wanyu, wowe ubwawe ukabiba nk'amatwi. Urugero, hari igihe Imana iza ikareba yuko mu by'ukuri urukundo ubayemo mu by'ukuri rwaguhumye amaso, amarangamutima yagutwaye cyane,
hanyuma ikabona yuko wowe yarakubwiye yakoresheje ibimenyetso byose irakubwira, ariko wanze gusobanukirwa cyangwa se ngo umenye urwo rukundo rwanyu yuko Imana iri kubona yuko ari mu ikibazo. Hanyuma ikaza igakoresha abantu b'ingenzi ku buzima bwawe, ikabanyuriramo kugira ngo ikwereke yuko uwo muntu mutazabana. Nshuti yanjye, aha hantu nyumve neza cyane, ikazamwo uwo mubano wanyu Imana kugira ngo igufashe gusobanukirwa cyangwa se umenye urwo rukundo rwanyu. Igakoresha abantu bagiye batandukanye. Urugero, ukabona ikoresheje nk'ababyeyi bawe, uwo muntu muri kumwe mu rukundo umujyanye urugero nko kumwereka ababyeyi, ariko ukabona nta kuntu bamwishimiye. Ndabizi rimwe na rimwe bikunze kugora abantu, cyangwa se abantu bakavuga uti urukundo rwanjye ni uko nyine uyu musore batamwishimiye kandi ngenda mukunda, ni ya migenzo y'ababyeyi banjye cyangwa se ni bya bintu by'ababyeyi banjye kumwe bakunze kuba bitwara. Ariko inshuti yanjye, hari igihe Imana ibona yuko urukundo rwawe rwaguhumye amaso, rwahumye amarangamutima yawe, ariko Imana ikakwereka yuko igakoresha nk'ababyeyi kugira ngo Imana ibanyuriremo bagufashe guhitamo neza. Urugero, wabatitaho uwo muntu muri kumwe mu rukundo ukabona nta kuntu bakonegitana nawe, cyangwa se amaraso yiwe n'ayabo nta kuntu bihuye. Urugero, ukabona uramubashyikije bagateka bavuga ati uyu muntu rwose nta kuntu yambera umukwe, ntiyambera umukazana. Ukumva neza neza barabyanze, ukabona nta kuntu bamwishimiye, ukabona nta kindi mu by'ukuri kibyihishe inyuma, ahubwo nuko batamwishimiye. Imana rero icyo kimenyetso ikunze kucyerekana mu rukundo kugira ngo ukigendere, kuko ibibona neza yuko wowe mu by'ukuri urumva nyine umukunze, urumva nta kintu na gito cyamukurutira, ukumva nyine uramukunze cyane, amarangamutima yawe arayamumariyeho. Imana rero ikunze kwerekana kino kimenyetso. Ikindi kimenyetso cyangwa se abandi bantu Imana ikunze gukoresha ni inshuti zawe zizewe cyangwa inshuti zawe za hafi. Hari ukuntu ushobora gupresenta uyu muntu mu nshuti zawe, ukamwereka inshuti zawe zigahita ko zikubwira ati rwose uyu muntu rwose njyewe ndabona atari type yawe, njyewe ndabona rwose uyu muntu atari inkweto yawe, njyewe ndabona uyu muntu rwose atari uwo muzabana, cyangwa se ukumva nyine barimo baramunengaho ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ukabona barimo bavuga uti ngo sinzi ukuntu yifata, ukumva nyine barimo baramunenga kandi ni inshuti zawe zizewe wizera. Rero nshuti yanjye, ahantu ugira amakenga ndetse no kwitonda cyane no gushishoza, kuko hari igihe Imana ikunze kunyurira mu nshuti zawe za hafi bitewe nuko ibibona yuko wananiwe guhitamo, cyangwa se bitewe nuko iba yabona yuko wananiwe kurekura uwo muntu bitewe n'amarangamutima, ariko Imana ikabanyuriramo kugira ngo baze bakubwire, wowe ukaba ubyitiranya ugira ngo ni amasari y'abantu bisanzwe, cyangwa se kutifuriza undi muntu ibyiza, batifuza ibyiza byawe, ariko nyamara mu by'ukuri Imana iri kubanyuriramo. Abandi bantu b'ingenzi cyane Imana ikunze gukoresha mu mubano wanyu kugira ngo baguhakanire. Urugero, nk'umushumba wawe cyangwa se abashumba cyangwa abitorero, ugasanga uyu muntu mu presence ugiye kumwereka nk'umushumba cyangwa se ugiye kumwereka nk'abitorero, ariko ugasanga barimo baravuga uti uyu muntu nta kuntu baberanye pe, uyu muntu nta kuntu agitayipu yiwe pe, uyu muntu nta kuntu ari inkweto cyangwa se ari ingendo yiwe, ukabona barimo baramunenga, kandi umweretse abo bakozi b'Imana kugira ngo ubereke yuko umufitanye uwo mushinga cyangwa se mufitanye ubwo rukundo, ukabona nta kuntu bishimiye uwo mubano wanyu, ari abakozi b'Imana benda kuzabashyingira, ukabona nta kuntu bishimiye uwo mubano wanyu. Nshuti yanjye, aha hantu uzitonde cyane kandi ushyireho akabazo, kuko nshuti yanjye Imana ikunze kunyurira mw'abo bantu, kuko ibibona yuko byanze wowe kuri wowe, ibibona yuko wowe byakwanzeho kugira ngo uwo muntu urekane nawe, mu by'ukuri Imana ikanyurira mw'abo bashumba bawe cyangwa se abo bantu b'itorero bawe kugira ngo ikwereke neza yuko uwo muntu nubwo murimo mukundanye, ariko uwo muntu atazakubera umutwe cyangwa se umubano wanyu Imana itawishimiye. Nshuti yanjye, shishoza cyane, ugire ubwenge bwinshi cyane buhagije kugira ngo Imana itazakubona yuko wabaye ikigande cyangwa se wanze kuyumvira ikakureka ukazagira ayo mahitamo mabi, ukazabaho ubuzima bwawe bwose wicuza kuko wanze kumvira Imana cyangwa se kugendera mu bushake bwayo. Nshuti yanjye, mwibutse neza yuko amahitamo ni ikintu gikomeye. Iyi Imana iri kubona yuko nta kitakoze ku buzima bwawe, ngo ikumenyeshe uwo muntu muri kumwe mu rukundo, ikumenyeshe uwo muntu murimo mubanye, ikwereke yuko mutazabana, ikabona nta kintu itakoze, irakureka. Nshuti yanjye, irakureka.
ukanezezwa no kwishuka, ukazabaho ubuzima bwawe bwose ubabara kuko wanze kugendera mu by'Imana yagiye ikwereka. Hari abantu benshi tuzi bajya barigaruka bagashyika mu rugo gatoya ugasanga bahise ko barusenya kuko banejejwe no kwishuka, ugasanga bashyitse mu rugo asake bapfakazi, ugasanga bashyitse mu rugo bahuye n'izindi ntambara zindi cyangwa se ibindi bibazo bigiye bitandukanye kuko batemereye Imana kugira ngo iyobore urukundo rwawe. Nshuti yanjye rero, menya neza yuko iyi Mana ikwereka ibyo bimenyetso ibishaka kukwereka yuko uwo muntu nta rukundo cyangwa se urukundo rwanyu murufite yego ariko nyine rudafite ahazaza heza. Rero nshuti yanjye, nkwibutse yuko Imana idashobora kukubuza umuntu bitewe nuko ibona wehe atagukunda, ahubwo ikubuza umuntu bitewe nuko ibona yuko byange bikunde ahazaza hawe hagiye kuzangirika bitewe n'uwo muntu. Si uko ataba gukunda, birashoboka yuko abagukunda cyane, ahubwo Imana ikabona neza yuko ahazaza hawe hagiye kuzaba habi bitewe nuko uwo muntu muri kumwe. Rero nshuti yanjye, hari abantu bagira imyumvire bakavuga uti ngo ubwo uyu muntu Imana irimo kumumbuza imunyerekaho ibimenyetso bitandukanye ndetse nayo ubwayo imumbuza, ati wenda nuko atankunda nuko. Oya nshuti yanjye, birashoboka yuko abagukunda cyane agufiteho n'imigambi myiza, ariko Imana ikaba irimo imukubuza kuko ibibona yuko ahazaza hanyu ntaho. Urugero, uzashyika nko mu rugo ugahababara, urugero uzashyika nko mu rugo ugahita kupfakara, urugero uzashyika nko mu rugo ugahita ko uhura n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye by'ubuzima, kandi Imana ikabona neza yuko muri wowe utazabasha kubyihanganira wowe n'uwo muntu, ahubwo ikavuga uti kanze aba bantu ne gushyikira urukundo rwabo, ahubwo mugenere uwundi azabasha guhuza nawe. Rero nshuti yanjye, Imana impamvu itakwemerera kubana n'uwo muntu si uko uwo muntu ataba gukunda, ahubwo nuko ibibona neza yuko mutazabasha guhuza ahazaza hanyu. Nshuti yanjye, wisuzugura ijwi ry'Imana, wisuzugura ubushake bw'Imana ku buzima bwawe, ahubwo emerera Imana ikuyobore mu byose, nubwo utazabasha kubaho ubuzima bwo kwicuza. Murakoze cyane. Nibyo bintu bitanu rero naguteguriye muri iyi video bikwereka yuko urukundo rwanyu nubwo rurimo Imana nta kuntu irwishime cyangwa se nta kuntu yaruhaye umugisha, umenye ukuntu witwara. Nizere yuko iyi video yagufashije. Rero njye mwari muri kumwe, nitwa niyo kwizerwa Eric. Kora subscribe kuri no channel, wibuke gufungura n'inzogera kugira ngo video yose tunyujije ujye uyibona mu bambere, kandi izajya igufasha ndabizi. Iyi video yacu nimba wayikunze, wibuke kuyirayikinga, wandike no muri comment tubwire ngo nayikunze, ushyiramo n'ikindi kintu twaza kuvugira muri video y'ubutaha tuzakigarukeho. Murakoze cyane rero, Imana ikomeze kubamera umugisha, amahoro y'Imana.